baje bagahagarara hamwe bakaza bagafatanya n'igihugu cyacu kuba bagakwiriye kuba bari gushyigikira igihugu cyacu bakaza bakifatanya n'abanyarwanda barokotse bakanifatanya ndetse no kuba bafatanya n'abandi bantu muri rusange. Inzu deje bamaze kwicukura bayikwe ahubwo njye ndumva uwo mwana ari umwana mwiza. Ejo bundi nakurikiranye speech ya His Excellence Paul Kagame aravuga ngo still na nubu tugomba kubaho turi kurwana at the end, ubundi ubuzima tugomba kubaho turi muri fight. Igihe icyo ari cyo cyose uzabaho utinya kurwana utihagararaho, icyo gihe uzaba uri ikigwari. Ari nabyo bintu nshaka yuko tuza gukomozaho. Ndaza gukomoza ngewe kuri speech y'umuvugizi mukuru w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Bim Rangiratseri wakomoje ku byamamare ndetse n'aba influencers n'abastari bagiye batandukanye muri rusange. Nawe urimo muri uwo mubare? Oya, nje ntabwo ngewe uwo mujyo ngewe nkurimo. Ngewe wenda ndi muri mu influencers, ndi umuhanzi, ndi byose. Ariko nanone uburyo abo yakomojeho ntabwo nge ndi bugaruke ku mazina yabo, hari abiyumvishije, hari n'abataragaragaye muri ibyo bihe. Ariko nanone ibintu yavuze nge ari byo bintu nshaka kuza gukomozaho. Mu by'ukuri ngewe ku giti cyane nshobora kuba nabwira aba influencers, abahanzi muri rusange uko ubakakanya dushobora kuba twakigaye. Impamvu dukwiriye kwigaya nta yindi mpamvu. Okay, ni gute uzambwira ngo abahanzi muri iyi minsi turimo, sibyo? Igihugu cyacu ndetse n'amahanga yose guhera ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4 buri mwaka amahanga yose yifatanya n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 muri Mata. Ariko ugasanga bamwe mu bahanzi nyarwanda nk'aho baje bagahagarara hamwe bakaza bagafatanya n'igihugu cyacu kuba bagakwiriye kuba bari gushyigikira igihugu cyacu bakaza bakifatanya n'abanyarwanda barokotse bakanifatanya ndetse no kuba bafatanya n'abandi bantu muri rusange, yaba abanyamahanga baje kutureba bakaza natwe bakadusanga mu gihugu cyacu. Biragoye cyane kuba ushobora kuba wapfusha umwana mu rugo rwawe bakamushyingura udahari kandi wagakwiriye kuba uhari nta zindi mbogamizi ufite za danje. Nkubaka kanya ngewe byarambabaje cyane kubona hari bamwe mu bahanzi b'icyitegererezo dufite muri iki gihugu kuba batarigeze banashyira hamwe ngo banicare bavuga ngo tugiye gukora indirimbo runaka, iyo ndirimbo ibe iyihumure. Hari zakozwe, izo ndirimbo zarakozwe zimwe na zimwe, ariko hari abo dufata nk'icyitegererezo cyangwa se dufata nk'amabrand makuru, urebye nyine ukabona ko abo bantu bari bakenewe kuba baza bagakora indirimbo z'ihumure ziri buze zigafasha abantu muri ibi bihe turimo. Aka kanya hari umwana wavutse mu mwaka w'1994 udafite ababyeyi, sibyo? Ariko akaba ari umwe mu bafana bumwe muri abo bahanzi. Akaba ndaravuga ati runaka aramutse akoze indirimbo iyi niyi ishobora kuba yangwa ku mutima, yampumuriza, yamugwa ku mutima nkuko nk'ubusanzwe n'ubundi yamugwaga ku mutima. Birababaje cyane kuba wasanga hari abantu bakurikiranwa bafollowingwa n'amamiliyoni ariko aka kanya ukaba wagenda gucekinga Instagram page yiwe ugasanga nta n'ifoto iriho cyangwa se bigasa nkaho ari ikiruhuko iyo ugasanga nta kava yigeze anashyiraho. Wenda urabona hari amakava menshi yasohotse, ukaba wasanga hari umwe wenda reka tureke kuvuga n'abandi bantu, ari abantu rega bose bari muri runo ruganda tubamo cyangwa se bose baba influencers. Ejo n'ejo bundi ugacunga, ejo bundi barategereje, urumva uzajya kubona ubone nk'umuniga ari kukugigira kubwira tokiye mushyirira muri community dore na dropinze umuzigo, sibyo? Ariko ujye kureba wowe n'umuhereza posti ya The Dynamic iyo kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange, usange akuriye sine wamuhaye agaposti kanditseho The Dynamic twifatanyije n'abanyarwanda kwibuka abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Uyu munsi turi ku inshuro ya 31, sibyo? Ariko ugasanga hari n'umwe muri abo bantu bavutse hari abantu benshi bavutse 94 aka kanya bafite imyaka 31, sibyo? Ngewe wenda sinavutse muri icyo gihe, ariko hari amateka nzi
nafatiyeho icyigisho ahubwo ndetse n'ababyenzi banjye bagakwiriye kuba bafatiraho icyigisho mu rwego rwo kugira ngo natwe twerekane se twebwe uruhare rwacu ni uruhe. Ese uruhare dufite aka kanya twebwe nk'urubyiruko, twabonye konje yo kunywa amayoga, twabonye konje yo kwirirwa muri quartier, yo kwirirwa turi muri chill, abandi ngo babonye konje zo kwirirwa mu mageto, abandi babonye konje zo kuba babiri mu bundi buzima bugiye butandukanye. No, bagakwiriye kuba bari mu biganiro. Je nk'ejo bundi ngende mu biganiro, naragiye mu biganiro numva amateka, numva ari umwana twari turi kumwe, nje ntago twajya dukunda gutera story ariko ntazi nyine ubuzima bwiwe. Hari umuntu muhurira muri chill ariko utazi ubuzima bwiwe buri private, buri privacy bwiwe nyine tu benshi. Ariko ejo bundi natunguwe no kumva akoze ikiganiro avuga uburyo we yavutse mu mwaka w'1994 atazi n'umubyeyi wiwe n'umwe, sibyo? Arambwira ati je nta mubyeyi wanjye nzi, nge nashidutse nisanga ndi Kampala. Ati rero abantu bandeze narezwe n'abantu baza kumbwira yuko atari ababyeyi banje, ariko ari abantu banyitoraguriye muri genocide, baramfata bampungishiriza Kampala. Ariko ubu ndi umuntu mukuru, ndashima Imana. Deja ni n'umupapa turaturanye. Hari ukuntu twari turi kumwe nyine mu minsi yashize turi gusangira agacupa, birangira ari bwa nganirije kuri ibyo bintu. Naje ndambwiye se kumbona uri umuntu w'umukapo, umutima wawe byagenze gute? Je rero nibwo namuhatirije, ndambwiye se wazagiye ku biganiro bihari ukagenda ukaganiriza urubyiruko ko ibintu uri kunganiriza numva bishobora kuba byafasha abandi bantu kwikura nyine mu bwihebe, bakumva yuko atari bonyine. Urumva we yarambwiye ati ikintu cya mbere cyatumye ngiye niyakira, nasanze nari ngiye nyine kubera ko ngewe abantu bandeze babimbwiye mfite imyaka 10 nabaga i Bugande. Mu myaka yanjye 10 naje kuva i Bugande, ndavuga ati ngewe reka nze mu Rwanda iwacu, nza ngewe ntazi n'umuntu n'umwe nje kureba. Ariko by this time ndi umwenjenyeri, ikizere cyo kuba tashe mu gihugu. Oya ni n'umwenjenyeri, n'enjenyeri yaraje za mu gihugu kirimo amahoro, arataka aza kugira amahirwe ahura n'umwe mu bantu bari inshuti na papa wiwe, kuko ari igihe uganiriza abantu urumva abantu bamutora bagiye bamujyanye Kampala, bamuganirije ko bari baza ababyeyi biwe. Ahura n'uwo muntu aramuganiriza, ndi mwene runaka kwa kundi buri kugasima, kuko yarambwiye ngo yaraje aruhukira za Majerwa. Aza za Majerwa, urabizi Majerwa ari ukuntu abapete benshi baza bagakunda kuhaba, akaba ari kubikamyo, akaza akaba umutandi boye. Rero hari umuntu yigize kubera umutandi boye, aramuganiriza amubwira ndi mwene runaka gutya na gutya, aravuga ati papa yari inshuti yanjye ibi nibi, kuki wisanze mu buzima? Arambwira ati naje gutoragurwa n'abantu banjyana Kampala barandera, bigeze igihe rero bambwiye ko nari uwabo, mfata umwanzuro ngaruka mu Rwambyaye. Uwo muntu rero niwe wamufashitiye, niwe muntu afata nka papa wiwe, kuko niwe wamufashe yakura mu gitandi boye, amujyana mu ishuri arigararangiza, agenda yiga construction. Nyuma y'uko yize construction aza kubona akazi muri NPD, ubu ni umwenjeniyeri wa danje. Urumva uwo muntu hari ibintu avuga ukumva yuko igihugu cyamufashe neza, agira n'amahirwe ahura n'umuntu wabaye inshuti na papa wiwe, amufungurira amarembo y'ubuzima. Ubaka kanya arashima Imana. Urumva rero ngewe uruhare rwanje ngewe ku giti cyanjye nk'umunyarwanda ukunda igihugu cyambyaye, nge numva muri ibihe turimo ba grand frère banje tubana muri uruganda, numva bagakwiriye kutubera inderugwamo cyangwa se bakatubera ibiraro byo kwereka inzira nziza, yaba twebwe yaba n'abaturi inyuma, natwe tukababera ibyigisho bizima, cyane cyane urubyiruko muri rusange. Rega nitwe imbaraga z'igihugu. Ese ahubwo twebwe nk'imbaraga z'igihugu, aka kanya wambwira ngo twebwe intego yacu ni iyihe? Intego yacu nta yindi twagakwiriye kugira, nuko ujya kuri Instagram cyangwa se kuri izi platform zacu tugasubiza bari abantu barwanya igihugu cyacu. Sinzi ikiganiro ndumva naragikoranye na Emi naramubwiye ngo ngewe kugeza kuri iyi nshuro ntabwo nzigerama umuntu amatwi wese uvuga nabi igihugu cyanjye. Igihe icyo ari cyo cyose tuzaba turi kumwe ukavuga igihugu cyanjye nabi, nzakubwira nabi n'ibinanga nku reporting, wowe niwe Skype nzagusubiza ngukatire nindangizana nakuri kwa nyako. Kubera ko nge ntabwo naguhereza karibu mu matwi yanjye nge uri kumbwira ibintu bidafite shinge na rugero, kandi none nge sinanashyigikiye no muntu ari wese upfobya genocide. Ntabwo uwo muntu rwose ari muri gahunda yanjye,
nari muri gahunda yanjye uwo muntu nanamubwira ati tembera na Jezi rwose natembere na Jezi agenda abafite abaganira nabo afite abasangira nabo abo bana zabasangire nabo nimba uzi ko rwose uri n'inshuti yanjye ukumva yuko ushaka kuzanzana mu biganiro bidafite shinge na rugero mu biganiro bidakunda igihugu mu biganiro bisebye igihugu cyanjye mu biganiro bipfobya jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe rero Skyto ntago turi kumwe impamvu tutari kumwe ni iyi ngiyi first of all ugiye kumbwira ibintu bitamfitiye umumaro nta n'ikintu bitezeho nta n'inyungu zabyo mbifiteho ikiza nakubwira ngo wowe menye ibyawe ahubwo ntankure ku rutonde rw'inshuti zawe kuko n'ubundi urumva nta kezo unyifuriza kuko n'ubundi ibyo bintu ugiye kunzanira ni political manipulation ni ibintu bije kunyangiriza mu mutwe ni ibintu bigiye kuza ngewe bigatuma nta cyigisho kizima kirimo nta mumaro bimfitiye ahubwo nkaza nkibaza ngo ngewe ni iyihe mpamvu hari ababoroga benshi tujya tubona sibyo hari ababoroga njya mbona bakora za Twitter space hari abo njya mbona bakora za TikTok space hari abo njya mbona bakora Instagram mu space ibintu nk'ibyo ngibyo ndibaza ngo kubera iki izo space bajya bakora kuri Twitter bari kwamamaza ibintu bya entertainment ugasanga bari kwiyamamariza ibiganiro bimwe dusanzwe dukora ese izo space kuki mutazikora ngo mu hosting abo bantu banyu n'ubundi musanzwe mu hostinga ngo noneho muganire ku mateka yaranze igihugu cyacu urumva niho ahantu hari amakosa izo space wigeze wumva ari itegeko riza rivuga ngo izo space ntago zikenewe none se urumva hari itegeko ryabuza kuganira ku mateka ibyo bintu rero biramutse bibaye bakavuga ati uyu munsi tugiye gutegura akagoroba k'urubyiruko uyu munsi turakora space de hosting abantu tuganire ku mateka haze n'intyoza ba hosting intyoza ibisobanukiwe twese natwe tube busy kuri iyo space hari bamwe nkuko baba bize mu yandi nkuko baba bize mu yandi space bavuga ati natwe iri joro turaba turi bize kuri ki kuri space y'uyu munsi dufite amateka yaranze igihugu cyacu uyu munsi natwe turaba turi tayari bavuga ati saa 12 umubroga runaka araba hari araza kuganiriza urubyiruko yuko hari amateka y'igihugu agiye kutuganiriza nkuko hasohoka indirimbo ya runaka ukumva ati uyu munsi turaza kuyiganiraho kuki kuri inshuro batari gutegura izo space zabo bavuga ati space turayikeneye uyu munsi turabahamagaye abanyarwandakazi babipostinge bavuga ati rubyiruko uyu munsi muze kuri space turahaganirira ikibazo gikomeye ko last night ninjoro hari habaye wa past kandi hari abatahagaragaye hari abatahageze hari n'abari mu mahanga bifatanyije n'u Rwanda nabo kandi iyo space ntago baba baburijwemo hari kuza nihagira umuntu utegura ko kana avuga ati ngewe nsinzi iki gitego ngiye gutegura Twitter space abantu bose baze tuganire ku mateka yaranze igihugu rwose n'ufite n'amateka hari n'abantu bafite ibiganiro byiza bageza ku bantu hari n'ufite n'ubuhamya hari ufite ubuhamya wenda wibera muri Amerika hari ufite ubuhamya uba muri Canada hari ufite ubuhamya uba muri Belgique hari ufite ubuhamya uba mu Bufaransa hari uba Tanzania hari uba Uganda hari uba muri Kenya hari uba mu Rwanda hari uba mu bihugu byose bigiye bitandukanye uwo muntu nawe azatanga ubwo buhamya bwiwe nabuzana akabutanga wowe ukimu hari uburyo uri bwa accepting hari icyo uri bubyigiremo hari n'undi uraza kubwumva nawe agira ikintu nawe abyakiramo hari n'icyo biri bumarire nkanjye ushobora gusanga wenda hari ibyo ntazi sibyo ariko ugasanga hari umuntu uri buze kuri iyo space atuganirize kuri ayo mateka hari ibyo ndibwigiremo ni mu byo ari buvuga ushobora kumenyeramo bya bintu hari ibyo ndibumenyeremo ntarinzi kandi biri buze kuza usange bimbereye umumaro kuri ngewe at the end of the time nanjye nzicaza abana banjye nanjye mbaganirize kuri ayo mateka birababaje cyane kuba twebwe dufata igihe cyacu ugasanga igihe cyacu ni icyo gupfa ubusa gusa hari byinshi twagakwira kuba twigiramo ndi kukubaza nyine nka internet yawe akakanya ubu turi kuvugana buretse kuba turi mu kiganiro hari amasaha ashobora kuza mu rugo ugasanga nturi kureba na televiziyo ariko habaye iyo Twitter space ushobora kuba wayiriho nawe ugatega amatwi ukaba watanga n'igitekerezo cyawe ukaba wanabaza n'ikibazo cyane sibyo ibyo ni ibintu biba bigiye bitandukanye ibintu byose rero biberaho kugira ngo twige dufate isomo tumenye ngo se koko nimba igihugu cyacu aka kanya hari abantu bagipfobye genocide sibyo ese abo bantu twebwe nk'aba influencers nk'aba bloggers nk'abanyamakuru nk'abahanzi abo bantu
twebwe uruhare rwacu ni uruhe kugira ngo tubatereke mu bihano, tubabwize ukuri, tubahe gasopo yo kuvogera igihugu cyacu? ni ibintu bibabaje. Ubu aka kanya birababaje cyane kuba ushobora kuba ukurikirwa n'abantu bashobora kuba barenga 500,000 1,000 ngahe, utaritereka uvuge ngo nanjye bari abantu ngiye kubabwiza ukuri, ubahe gasopo. Kandi muri ibyo 100,000 ngahe bigukurikira bashobora kuba barimo, kandi ushobora gusanga aribo benshi buzuye, kandi bagihari. None se ntabwo wagiye kubona ukabona hari umwana w'umukobwa nagiye kubona mbona urwego rw'ubugenzacyaha rwamutaye muri yombi, ruvuga yuko yazanye ibintu by'ingengabitekerezo, yazanye amagambo apfobya. Urumva nk'uwo muntu ni injiji, tureke kubeshya. Ikintu kiba gitangaje ni umwana, ugira ngo se uwo mwana ibyo bintu nk'ibyo bintu ubundi umuntu yakibaza, wa mwana we ibyo bintu uba warabikuye. Ni karande z'imiryango, usanga ari karande z'imiryango, ari ibintu nyine biri aho ngaho. Stili usanga ari za karande z'imiryango, kuba atarahuye na famiye ngo imuganirize, cyangwa usanga hari na political manipulation z'imiryango baba barabimupakiyemo nyine. Ngewe rero mba numva n'uwo mwana yakabajijwe aho yakuye ibyo bintu. N'ubundi mpamvu batawe muri yombi, urwego rw'ubugenzacyaha ruba rwamuzanye kugira ngo bamubaze ibyo bintu ahantu abikura, kubera ko deja n'ubundi ubonye imyaka yiwe, urebye uburyo angana urabona ko ari umuntu bapakiyemo ibintu. Kumuta muri yombi ugasigaho ya soko yavomyeho byabe, nabwo cyaba ari iki, kandi n'ubundi aricyo kintu kiba cyatumye bamuta muri yombi. N'ubundi aho hantu yakuye ibyo bintu niho hantu hakenewe, kuri iyi saha niho hantu hakenewe. Nanjye nibo bantu nkeneye kumenya ngo se aba bantu bamupakiyemo ibyo bintu ni bande, yabikuye he? Uwo mutima yagiye kugira kuvuga ibyo bintu ku nshuro ya 31, ibintu atavuze ku nshuro ya 29, atavuze ku nshuro ya 30. Ejo bundi nagiye kubona gutyo ni ku nshuro ya 29. Nigeze kubona ikiganiro cy'umusore watanze mama wiwe, avuga yuko mama wiwe yari yaranze kwerekana imibiri y'abantu 15, urumva? Yari yaranze kwerekana, barayubakiye hejuru, baba mu nzu bubakiyeho kabisa. Noneho umujama aravuga ati ngiye impamvu nabikoze kugira ngo nyebure mama wanjye, kubera ko mama wanjye nahoze mwinginga si rimwe si kabiri, kandi aha hantu hari hashyunguwe na mukuru wanjye. Mama wanjye arangije nyuma yaho ahashakira umugabo, twebwe twarakuze, mama yahise ashaka undi mugabo. Ati mama naramubaje, se ni iyihe mpamvu iyi mibiri ukiryamye hejuru, ni iyihe mpamvu, kandi uzi ko washyinguwe na mukuru wanjye, ni iyihe mpamvu? Mama akavuga ati ndi kurengera umugabo wanjye. Umugabo we wa kabiri, umupeti byamwanze mu nda, aragenda aganiriza Ibuka, arabwira ati hari ahantu buriya mureba hari mu rugo ngewe rwose kuri muhabona hari imibiri y'abantu, mugende mucukure iriya mibiri y'abantu muyishyingure mu cyubahiro. Uko byagenze baragiye baracukura, iyo mibiri iragaragara, ishyinguwe mu cyubahiro. Ibi bintu birababaje cyane, mba numva nta cyigisho cya danje gihari. Ngewe ni waba uri umubyeyi wanjye, hari imico mibi ugira, nge rwose nagutamaza, ntabwo naguhezereza, kubera ko n'ubundi ibyo waba wigira byose n'ubundi nta kintu kizima waba uri kungezaho, uretse kuba waba uri kunyubakamo ibintu bitari byiza mu mutwe wanjye. Kandi deja n'ibyo bintu birababaje cyane. Banyarwandakazi, aba bapeti bose tuziranye, rubyiruko bagenzi banjye, niba imbuzi ko iwanyu hari imibiri y'abanyarwanda bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, mukaba muyiryamiye, ukaba ubitsimbiye iwanyu batamaze, unyarukire ku murenge, ugende ubibwire ba gitifu, RIB irakwegereye, ugende ubivuge. Iwabo honyine naho ariho hose, ariho hose. Ubwo ndikubwira urubyiruko, impamvu ndikubwira urubyiruko kuko benshi bo barahari. Ejo n'ejo bundi ushobora kumva, nese ntabwo wajya ubona mu turere wagiye wumva ngo hagiye hagaragara imibiri y'abantu, birababaje cyane. Huye, urugero nk'Huye, reba ku nshuro ya 31, ugasanga hashize imyaka 31 wari uzi yuko hari ahantu hari imibiri utigeze unatanga, ukarindira kugeza iyi myaka mu murima wawe kugeza izi saha. Ubwo si ubwo kuko ni igiki utekereza muri wowe? Noneho nagiye kubona mbona mama wiwe ari kwisobanura,
ngo mumbabarire ngo ni ukuri ngo nge ngo nari nagiriye mu mugabo wanjye ngo kandi ngo uyu mwana ngo nawe impamvu yabivuze ngo ni ukugira ngo akunda ntwari inzu yanjye. Inzu deje bamaze kwicukura bayikwe, ahubwo nge ndumva uwo mwana ari umwana mwiza, ndumva uwo mwana ngewe uramujama naramukunze ari umwana mwiza. We yaravuze ati aba bantu bashyingwe hafi munsi wo mu rugo ni ukuri ko Imana inzu yo mu rugo bayubakiyeho imibiri y'abantu 15 kandi deje na mukuru wanjye ni hari mwamba bare mukuru wanjye mukamushyingura mu cyubahiro ati katari we wenyine hari imibiri 15. So bro urumva ibyo bintu bitababaje? Kandi hari urubyiruko rugenzi rwacu ubona nk'aka kanya usanga kubera ko wenda iwanyu ubona ari mu ngagari ugasanga papa yubakiye etaje hejuru y'imibiri y'abantu. Nimba ubizi ibyo bintu wanyarukiye ku murenge ko hari ribu, yego wenda ntujye ku murenge abantu bayibuka barahari baratayari yahamagaye basi kugumira agafata telefone yahamagaye ugatanga amakuru kamakuru yatangiwe kugiha ibintu birushaho kugenda neza. Iyo mibiri y'abanyarwanda igashingurwa mu cyubahiro abantu bakayandastandinga mu buryo bwiza ko byaba birushijeho kuba neza.